nakundanye n'umuhungu amfasha mu myigire, mba data wacu n'umugore wa papa bahise banyirukaho. Abavandimwe banjye bavugaga yuko navukana nabo, igihe barabanaga batanye mfite nk'imyaka 7. Ufite 7? Kuko bura kubaho njyenyine byagiye binera ikibazo cyo kuba ndwara umutwe udakira. Ariko nyine njyewe muri make njye nkeneye inshuti, nkeneye abavandimwe bambaho nka famiye. Nkaba nagira n'ikibazo nkaba nakubwira ati nahuye n'iki kibazo nkakuganiriza buriya. Reka nanone twongere tubaha ikaze bakunzi b'Umwana TV, aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu, amajyaruguru, uburengerazuba, amajyepfo ndetse n'uburasirazuba, namwe muri mu mujyi wa Kigali, tutibagiwe inshuti zacu zakadasohoka, abanyarwanda muri mu bihugu bitandukanye by'isi, mwese tubifurize amahoro y'Imana. Kandi tubabwire ngo ibyo mukora Imana yo mu ijuru ijye ibyagura, ibihe umugisha, muhahire iburyo n'ibumoso kandi munahahira aho abandi bahahiye. Reka mbwire umubyeyi, nimba utarazigamira umwana wawe muri ejo heza, waba uriho wibagirwa ikintu cy'ingenzi. Kandi kuzigamira umwana wawe ukoresha telefone yawe ugafungura konte muri ejo heza, aho ukoresha akanyenyeri 50 gatandatu ugashyiraho urwego, ugakurikiza amabwiriza bagenda baguha. Iyo konte rero niyo gushyiraho udufaranga duke duke uko tubonye, ukagenda nyine urambikaho buke buke. Ejo umwana wawe n'ukuri hakazagenda neza. Niyo umwana wawe ukayizigama gutyo, ejo koko u Rwanda twifuza, babana bejo bazavamo abayobozi, bazavamo abanyamakuru, abaganga, abasirikare n'abandi, bakazabaho neza. Ndagushimiye nimba umaze kubikora. Reka rero nanone twakire uyu mudamu uri kuri kamera z'Umwana TV. Ndabizi neza ko ugiye kumutega yombi, cyane ko inkuru yawe ishobora kuba isaniye, ariko burya ibintu byose bitandukanira mu myumvire. Hari ushobora kumubona ngo kuki aje mu itangazamakuru, uko urya ibijumba undi akarya umuceri, rimwe na rimwe ukarya ibyo udashaka kubihatiwe. Umuntu nyine agiye afite uburenganzira bugiye butandukanye, cyane cyane iyo umwana bibaye ngombwa ko ari we tuvugira. Nyine hano ku Mwana TV tubaha rugari. Rero ntagiye kuvuga ibintu byinshi, murabona ko ari kumwe n'umwana muto, ni kibondo cye, ariko nawe yabyaye ari muto. Gusa ntabwo ari muto wenda ku rwego navuga ko ari muto bikabije ko yaba tujuje imyaka y'ubukure, ariko ni muto ushingiye ku myaka ye ndetse ugashingira no ku myaka umwana afite, bivuze ngo yabyaye ari muto. Uyu mukobwa tugiye kuganira uko mumubona hano, twavuga ko ari nka nyakamwe, kwa kundi umuntu aba ari wenyine yimenya kuri buri kimwe. Gusa ikibabaje ni uko umugabo babyaranye uyu mwana batakomezanyije ubuzima ngo barere kino kibondo, nabo bakomeze bunguke ibyo bifuza. Siko byagenze, ariko aravuga ati ikintu cya mbere kinzanye mu itangazamakuru mu ncamake nuko ari byinshi ari buze kubyivugira, n'uburenganzira bw'umwana we. Asaba inshuti n'abavandimwe hano ku Mwana TV ngo ninde wamubera inshuti y'umugisha, ninde wamubera inshuti yakadasohoka. Tugiye kumwakira, aratangira abanze atubwire amazina ye, atubwire na hani wabo tumusanze ahariho, ibindi ndabimubaza nyuma. Reka tukwakire ku Mwana TV. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Uwamahoro Cecile, nkaba mvuka mu murenge wa Rugera mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba. Yego. Ufite imyaka ingahe?
ubu ngubu mfite imyaka 21. Umwana wawe? Umwana afite imyaka 2 n'amezi 9. Yego, yego, uwo niwe tugiye kuganira. Reka nkwingingire kumutega amatwi, kandi nukuri ndabizi ko biri buze kugenda neza, kandi umugisha w'Imana urakugeraho nawe nimba hari icyo ushobora kumufasha. Mu ijambo rimwe ushobora kumuhumuriza, icya kabiri ushobora kumuremera ubuzima kugira ngo hatagira n'ukomeza kumusuzugura. Byose birashoboka. Inshuti iva ku nzira, hano ni ku nzira, ariko ni no ku rubuga Umwana TV mukunda muri beshi. Reka utangire utubwire ubu buzima bwawe kugira ubwo uvuze uti ngiye mu itangazamakuru. Banza uduhe urugendo rwo kubana n'umugabo wawe kugeza gutaye, akagutana icyo kibondo cyawe. Ese mwashakanye gute? Wari uri mu ishuri? Mwashakanye byemewe n'amategeko? Byatangiye gute? Urahera aho byatangiriye. Nje nari umunyeshuri niga senior 4, kubera yuko nje nabanaga na mukadata ntago nta bushobozi nageze mbona bwo kubana n'ababyeyi bombi, ariko kubera yuko kwiga byari bigoye, nakundanye n'umuhungu amfasha mu myigire, bigera ku rwego rw'uko twagezeho turabana. Twarabanye mu kubana, igihe cyo kubana ngize umwaka papa ahita apfa. Akimara gupfa umugabo twarakomezanyije, ariko famiye ye ntabwo yigeze yishimira imibanire yanjye n'umugabo wanjye. Kugeza ni karaga kombe gusukiremo karaga tarimo amazi. Reka ukomeze noneho utubwira. Wari utangiye uvuga ngo nta famiye ufite. Banza twinjize muri ubwo buzima, kubera icyo udafite famiye byageze gute? Ubundi wavutse ute mu magambo make kugira ngo umuntu wese akumve? Ngiye navukanye n'abana 5, ariko muri abo bana 5 tuvukana tuvuka ku mubyeyi umwe w'umumama, ariko ku mubyeyi w'umupapa ntabwo tuvukana. Ngiye nabyawe n'umusirikare mu gihe cya 2002, niho papa na mama bamenyanye, ariko mama umugabo we yari yarishwe n'intambara. Ariko nyine umugabo wari warashatse mama wawe bwa mbere? Umugabo wari warashatse mama bwa mbere yishwe n'intambara. Noneho hanyuma haza papa wawe? Haza papa wanjye ari umusirikare. Turamenyana nyine, amenyana na mama barambyara, ariko kubera yuko papa yari umusore we yahise mu gisirikare yari arimo, yahise ajya iwabo ahita ajya kwishakira undi mugore. Ni ukuvuga ngo yanze mama wawe ajya kwishakira undi mugore? Ajya gushaka undi mugore iwabo ku ivuko, kubera yuko mama yari amusanze iwabo. Ubwo mama wawe yari afite abana bangahe? Yari afite abana 3. Noneho nawe uravuka? Nta wundi mwana muvukana kuri papa wawe na mama wawe? Nawe. Tubwire rero none urugo rugendo twumve. Ubwo uravutse usanze mama na papa wawe barabanaga icyo gihe? Icyo gihe barabanaga, batanye mfite nk'imyaka 7. Ufite 7? Papa waragenda ashaka undi mugore? Ashaka undi mugore. Ubu noneho mama wawe ariho, papa wawe ariho, bimeze bite? Mama ariho, ariko afite ahari nawe. Ntago yashatse undi? Na undi yashatse, ariko nawe nta bushobozi afite, mbese ahari ameze nk'aho ahagana. Abo bavandimwe bawe barashatse, bimeze bite? Barashatse. Noneho rero tubwire, ubanza utujyane utwereke imyigire yawe. Byagenze gute? Ishuri ninde wari kurihiye? Warize ugera mu wavuze ngo ni muri? Yewe uburyo nigagamo byari bingoye, bitewe nuko abavandimwe nabanaga nabanje kubana na mama, kubera yuko nyine mama abavandimwe banjye bavugaga yuko navukana nabo. Mama ari kunderera mu mitungo y'umugabo we mukuru, ngewe ngo nanjye ajye kunderera mu mitungo papa yanshakiye. Ariko kubera yuko papa nawe tutari tukibonana muri icyo gihe cy'imyaka iri hejuru y'imyaka 7, nawe yari yarashinze urundi rugo, ntabwo papa twabonanaga. Ariko nyine mama we kubera imibereho mibi we yarakoraga, ntabwo yari azi ubuzima n'ibyo turi gucamo. We yari afite akazi akora, agenda mu gitondo, yakoraga mu ruganda, ariko ntabwo yari azi ibyo turi kunyuramo mu rugo
n'abakuru banjye birirwaga bambwira ati ndi ikinyendaro, genda wanyenzi we, genda woho ntabwo tukuzi, mu bana papa yabyaye ntabwo urimo. Ubwo ngubwo nza guhura n'umugiraneza aramfata arandera, turabana kugeza ngize imyaka 13, ngira imyaka 15. dusubiye inyuma gato, ubwo kwiga kwawe kwari kumeze gute muri iyo myaka uvuze? Kwiga kwanjye byari bigoye, ariko nyine wiyegereze mikoro. Kwiga kwanjye byari bigoye kubera yuko n'ababyeyi, mama ntabwo yari ahari, bakuru banjye ntabwo baba. Komeza. Bakuru banjye ntabwo twabashaga kumvikana kubera yuko bavugaga yuko ntari papa, nari murumuna wabo, ariko nyine papa umufanta. Nta kibazo umwana ureka kuderanje, ukomeza ibyawe, abana niko bamera. Kwiga kwawe nicyo tukiriho. Kwiga kwanjye byari bigoye kubera yuko nta bushobozi nari mfite, nk'imyenda y'ishuri kuyibona byarangoraga, ariko nkagira inshuti zikaba zangoboka. Inshuro nyinshi nkakunda kwambara wenda iyo abandi bamaye. Kuva mu wa mbere kugera mu wa gatandatu primaire ntabwo nigeze nambara uniforme nguze, nazihabwaga n'abarangije wenda nko mu wa gatandatu, bakavuga atakira, nkaba nashiramo ikigozi nkajya ku ishuri. Niho nasamiye inda y'uyu mwana, ndamutwita, ndamubyara. Mu kumubyara kwe kubera yari muri covid, niyo mahirwe nagize kuba narabyaye muri covid, kubera yuko bari kubona ngiye ku bitaro, bakabona mama ntabwo aje, bakabona nta n'indi nshuti yo ku ruhande ije, bakabona merekejwe n'abaturanyi cyangwa n'amabukwe, bakibaza mbese niba noneho nta famiye mfite. Ariko kubera yuko nabyari muri covid, umugabo wanjye niwe wangiyeho, ndabyara. Nyimara kubyara ndataha, ubwo bahise hasize igihe bafungura ingendo. Mu gufungura ingendo nta muntu, yaba na mama, yaba na bakuru banjye, yaba n'undi wese wenda nshobora kuba nzi dufitanye isano, nta n'umwe wigeze aza kunsura. Kimwe nuko bo batanamenyaga ko nanabyaye, ariko nyine mama, uwo mudamu wari warandeze, we yaragerageje mu bushobozi buke yari afite, aransura, araza areba n'umwana nabyaye. Ariko bamabukwe kubera ko aribo babaga bari mu rugo, barazaga buri gihe, kuko nyimara kubyara muramukazi wanjye yaraje aba mu rugo. Akimara kuza kuba mu rugo akaravuga, ese nta mufamiliye ufite ku buryo byibuze ugeze iki gihe ubyara umwana akarinda yagira imyaka 2, na mama wawe na mukuru wawe ufite? Ndababwira uti ubwo wenda ntabwo biteguye kuba bansura, ariko bazansura, simbaca intege, ngo mbabwire yuko nta mufamiliye mfite. Ndakomeza nyura muri ibyo byose, bigeze aho bati rero wa muhungu ugomba kuzana umugore, kubera yuko uriya mugore wazanye ntabwo ari umugore utagira famiye, umugore utagira hepfo no haruguru, umugore utagira amafaranga, muzabana mu buhe buryo? Nibwo byageze igihe mbonye bari kumbwira ibyo ngibyo, mbwira umugabo wanjye, rero wa mugabo, urabona hano mu mujyi wa Kigali turakodesha, nta kuntu wasaba ikibanza iwanyu tukubaka? Umugabo yaragiye aragisaba. Wabona ihe? Wabona aho ngaho mu murenge wa Rugera, mu karere ka Nyabihu. Kibanza yaragisabye, akimara kugisaba turubaka, twe dufite amafaranga, turagura amabati, tugura n'amatafari, turubaka, ariko inzu turayisakara, ariko ntitwayikazira, ntitwanayipavoma. Mama waramubwiye ati se ubu ngubu kibaye warazanye umukobwa wo kwa runaka, bafite amafaranga, ufite n'akazi, ubu ngubu udahise ubona amafaranga iwabo batagurishije n'ikimasa, barangiza bakaguha mu kubaka? Ndangije sinzi ukuntu nashatse umugabo w'umusirikare wakoranaga na papa, aba turahuye, barambwira ati se sura umukobwa wa runaka? Ni ndi umukobwa wa runaka rwose.
ati rero ngiye kukurangira papa wawe, baramundangiye. Papa yaratashye ari mu rugo, ari mu Bugesera haba, arangije nibwo yahise anyereka, bigaburire mama sibyo, yahise anyereka ahantu ngomba kuzaherera nk'umwana we. Aravuga ati iki kibanza ni icyawe, aho mu Bugesera, aho mu Bugesera. Ndamubwira ati murakoze, ndataha. Hasize nk'igihe papa ahita apfa. Akimara gupfa nahise nkomeza guhura n'iki kibazo cyo kuvuga ati wowe kubana n'umugabo nta n'ikintu na kimwe wigeze umuha. Nahise mvuga ati ngiye mfashe umwanzuro, umugabo wanjye niba nkunda iki ngiki akaba ari cyo nziza, ngiye kugurisha isambu iwacu bamaye, nze twubake inzu tuyirangize, niturangiza tuyitahe. Nahise ngenda ngurisha ya sambu bama 1,5 miliyoni. Ndaza turubaka inzu, turayipavoma, turayikazira neza, turapavoma, dutera igipande, mbese turikorera amasuku ahashoboka. Inzu turangije turayitaha. Tukimara kuyitaha rero ntago za nduru zagabanyutse, n'ubundi barakomeje baravuga, bikiza ku rwego n'umugabo nawe aranyanga, aravuga ati si undi kubana n'umuntu utagira famiye n'abakobwa beza bari hanze ahangaha. Bigeze aho ngira ikibazo cyo kurwaza umwana, nkarwaza umwana buri cyumweru, umwana tugahora kuri hopitali yashyira. Bigeze aho ndavuga ati si uyu mwana ahora arwaye iki, ko umwana bigeze akazajya akarararira. Mbonye binyobeye umwana agiye gupfa, nibwo nahise mbyegereza inzego z'ubuyobozi zihitamo kuvuga Gitifu w'Akagari avuga ati rero niba uri kubona umugabo wawe ari gukunaniza, n'ubundi ntabwo mwasezeranye, taha ujya iwanyu. Nahise mfata imyenda yanjye n'iy'umwana, umuturanyi twari duturanye ahitamo 10,000, aravuga ati tega ujya iwanyu, nugerayo uzakora uyame. Narateze ngeze mu Bugesera, ba data wacu n'umugore wa papa bahise banyirukaho, barambwira ati se none kuje hano kandi isambu yaguhaye warayigurishije, ngo ugiye kubakana n'umugabo, none uje gukora iki ahangaha? Byaranyobeye, ndatega ndaza njya kwa Gitifu w'Akagari na Gitifu w'Akagari na mudugudu, ndabibatekerereza. Barambwira ati rero Gitifu w'Akagari yarambwiye ati rero wa mwana w'umukobwa we nta kindi kintu ngiye nshobora kuba nagufasha, nta muntu uburana n'amafaranga, niba wumva ushaka kurega uzajye mu rukiko. Agataho nta gusezerana kwabayeho, gusezerana byemewe n'amategeko n'uwo mugabo wawe? Ntabwo twigeze dusezerana mu buryo bwemewe. Ubu nta wundi mugore yashyize muri iyo nzu se? Nta mugore yashyizemo. None reka wenda twihute tubwire abadukurikiye ku Mwana TV, ibyo bigenze gutyo bugeze ubwo wumva bitangiye none inzira zo kuburana, ntimwasezeranye, wasohotse muri iyo nzu uragenda? Nasohotse muri ya nzu ndagenda kubera yuko nabonaga nta mibereho mafite, kuko n'umugabo yarasigaye amamagara akambwira ngo azanyica. Noneho njyewe inshuro nyinshi yazajya zakankubita, akambwira ati si ubundi nkaho umaze iki umuntu nkawe udafite icyo gukora, udafite amafaranga. Akajya arambwira ati umva hanze ahangaha hari abakobwa beza bafite amafaranga, wowe ntacyo umaze. Ntabwo abizi. Hanyuma reka nkomeze nkwibariza ibibazo, kuko abadukurikiye ku Mwana TV batangiye kubyumva, ahubwo nkubaza ibibazo biteye amatsiko. Umwana wawe noneho ubu mu bijyanye n'amategeko uko byamera kose, nzi neza ko nubwo mwaba mutarasezeranye, umwana itegeko riramurengera uko yaba ameze kose, gusa biba ari byiza gusezerana. Ariko noneho reka turebe, umwana wawe yaranditswe mu irangamimerere nk'abandi bana, byo bimeze bite? Umwana wanjye ntabwo yigeze yandikwa mu gitabo cy'irangamimerere, kuko tukimara gutandukana nagerageje kumubwira ati vawe wandikisha umwana, kubera ko hari ibyemezo by'amavuko bansabaga aho nari ngiye gutanga ikirego. Ubwo ngubwo rero
nsanga umwana ntiyanditswe, umwana mwiyandikaho, ndamuhamagara. Kuvuga ngo avuka ntago mwagiye kumwandikisha uko ndiho mbyumva. Avutse ntago twigeze tumwandikisha, naramubwiraga tujye kumwandikisha akanga. Akambwira yuko hakiri igihe cyo kujya kumwandikisha. Ariko bikaba ariko nyine reka turebe noneho ibi ngibi. Ariga se? Ubu mu bigaragara ashobora kuba ari nko muri garidiyeni. Yabashije kujya muri garidiyeni? Yabashije kujya muri garidiyeni, ariko kubera yuko tukibana iyo mwana yari afite ikigo yigaho nyine yamwishyuraga amafaranga, ariko tukimara gutandukana ntabwo yongeye kumwishyurira minerivare. Byahise bihinduka umwana ndamuzana mujyana ahondi. Uburihe warasohotse mu rugo rwawe ujya he? Ubu ndacumbitse. Ucumbitse gute? Hari uwabihita byumva nyine ukubaho uko ucumbitse byo bimeze bite ucumbitse? Nyine kubera uwo mudamu twabanaga. Byorora bikora nyuma uramukoreje isuku. Uwo mudamu twabanaga namutekereje ikibazo nagize, arambwira ati reba nawe abagabo b'iki gihe ntabwo ndakubwira ngo vayo mu rugo mu bandi bana kandi nawe ufite undi mwana wo kwitaho. Rero nk'umuntu nkawe fata ikirago hariya ugende muri iriya nzu, buriya bafite amazu bakodesha, ugende uba urimo mu gihe utari wabona ubushobozi. Ariko igihe nguhaye cyo muri iyo nzu ntabwo nguhaye igihe kinini, byibuze ntabwo nguhaye igihe kinini ngo ube mu gihe nyine cy'amezi menshi, nguhaye ngo ube urimo by'agateganyo mu gihe nawe ugishaka ahantu ho kuba. Ubwo urimo rero muri iyo nzu? Ndimwo muri iyo nzu. Ubaho gute rero n'umwana wawe? Nyine kubaho biratugora, nta kubona icyo kurya biratugora, kandi dufite inzu twakabaye tubamo. Mbese biratugora cyane, wumve ko bitugora. Ubwo ni inshuti, iyo tutabonye inshuti ntago turaraho. Mungu wangu we. Hanyuma ujya kuduhamagara kuri televiziyo Umwana TV, ni iki wari ugendereye hanini wowe? Banza umuterure ngo arabishaka, ariko ubanza umuhanagure, dore amatama amaze kuba amatama kubera yiyanduje. Nta kibazo, humura. Rekeraho tutamuriza. Yego. Nari nkubajije rero nti noneho ujya kuduhamagara kuri televiziyo, ni iki wari ugendereye, ni iki wifuzaga kuri televiziyo Umwana TV wowe? Njyewe icyo nifuzaga ku Mwana TV ni uko narebye ibiganiro byinshi nkabona abantu benshi bafasha, nkaba njye nifuza ko mwamfasha nkagira wenda nk'inshuti zo kunganiriza, nkaba nasaba inzego z'ubuyobozi nazo ko zamfasha bakegera uriya mugabo akaba yagira icyo akora kuri uyu mwana, akaba nyine yamwandikira nko mu gitabo cy'irangamimerere, akaba yamushakira n'ibyamutunga, kubera yuko uyu mwana igihe agezemo akeneye ibyamutunga. Ukavuga uti ndashaka abantu bampumuriza, ukongera ukagira umuryango muri make nimba byumva. Nkagira umuryango, nkagira inshuti zo kuganira nazo, kuko buriya kubaho njyenyine byagiye bintera ikibazo cyo kuba ndwara umutwe udakira. Ariko nyine njyewe muri make nkeneye inshuti, nkeneye abavandimwe bambaho nka famiye, nkaba nagira n'ikibazo nkaba nakubwira ati nahuye n'iki kibazo, nkakuganiriza. Buriya mba nkeneye umuntu nyine wo kuba naganira buri kimwe cyose. Yego. Uwongera udusubiriremo, ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bakubwiye ko ugomba kurega gusa nta kindi? Bambwiye ko njya kurega, ariko njyewe nagerageje kujya mu rukiko, bambwira yuko ngomba gutanga izahabu y'ibihumbi 25. Igarama ry'ibihumbi 25. Ariko iryo garama ry'ibihumbi 25 n'amatike yo gutega njya ku karere ntabwo nayabona kugira ngo njye kuregera mu rukiko. Yego, ihangane, komera. Kandi wenda icyanyuma wavuze ngo ni mu murenge wa
umurenge wa Rugera mu karere ka Nyabihu. akagari urakazi? Akagari ubu ngubu ndimo ni aka Gakoro, ariko aho twari dutuye ni mu kagari ka Nyarutembe. Yego. Nkaba nasaba uburenganzira bw'uyu mwana, nicyo kintu cya mbere. Ubu ngubu nkaba nasaba n'inzego z'ubuyobozi, kuko ubu ngubu isaha n'isaha niteguye yuko bashobora kubona hanze, kandi mfite inzu navunikiye imyaka 3 n'igice, kandi akaba akubwira ngo azakwica, kandi akaba ambwira yuko ngiye muri iyo nzu yanyica. Kandi izi saha tuvugana nta n'ubw'inzu iyo nzu nayijyamo, kuko ubu ngubu narangije kwaka uburenganzira bwo kujya kuba muri iyo nzu. Ese umwana wawe afite ubwisungane mu kwivuza? Ubwisungane mwembi murabufite? Turabufite. Ihangane, komera, kandi reka tubwire abadukurikiye ku Mwana TV ko bakwiye kugutega amatwi bakakumva, kandi nibyo koko nk'uko bivuze wahakura inshuti z'umumaro, abantu wakungukiramo ubuzima n'inama n'ibitekerezo bitandukanye. Ihangane kandi ni ukuri ukomere. Uko mbona uwo mwana wawe asa, komeza umusigasire, azakubera umuryango wifuza, kandi nawe numurera neza ukirinda nanone kuba wenda wagwa mu ikosa ukamubyariraho undi, n'ubwo buzima urimo nabyo ni iby'agaciro. Uzikomeze nubwo amashuri yawe utayarangije, ariko ntabwo kugera kure ariko gupfa. Uzabona inshuti z'umumaro kandi zizakugira inama. Ndetse mbonereho abadukurikiye ku Mwana TV, ni ukuri mbinginge cyane ko uyu mukobwa mwabyumvise story yose yayibabwiye, n'ubuzima bushaririye cyane bwamubabaje, ariko mu by'ukuri byinshi yabivuze. Yavuze aho uko yabanye n'uyu mugabo kuva iwabo akamusanga i Kigali, bakagenda bagahita babana, inyuma akaza kubyara umwana mwiza muri kureba, ariko umugabo ntabahe agaciro ngo bakomeze babane nk'ababyeyi barera uyu mwana, ntibyashoboka. Hanyuma ikindi aravuga ati rero ubu nabuze umuryango, mbura mama, mbura data, mbura famiye, mbese mbura inkomoko. Ati none rero ndifuza ko mwambera ababyeyi, mwambera inshuti, kandi ni koko nanjye ndumva ntacyo byaba bitwaye. Ushobora kumuhumuriza, ushobora kumuhamagara ukamuha inama mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Avuze ko n'ubuzima bwe bushaririye, ibyo ari byo byose buriya Imana mu byo yaguhaye hari icyo wamukorera. Ushobora kumuremera ubuzima, ukaba wamwubaka, ukamuha icyo akora, ariko ukanamugira inama cyane cyane, ukamubwira uti komeza witware gutya kuri runo rwego. Rero mu by'ukuri nimero ye twayishyize hano muri kino kiganiro, wamuhamagara, wamwandikira uko wabishobora kose, ariko mbwira abantu barusahurira mu nduru. Hari ukuntu umuntu aba yarababaye, yaranakubititse, aho kugira ngo uze umubere umuryango, ahubwo ukamubera umuntu wo kumukomeretsa. Reka ngusabe ni ukuri uzane umutima w'urukundo, umuhumurize, agubwe neza, amererwe neza. Ndumva rero ari ibyo mwabyumvise. Icyari kigamijwe kwari kugira ngo mwumve ukuntu abana barengana, cyane cyane aho bitangirira nyine umwana w'umukobwa ya myitwarire yashukashutswe, yageze kuri uru rwego. Ariko nimba yari afite imyaka 20 akabana n'umugabo muri ubwo buryo, byibura niyo umugabo amwihanganira bakabana, ariko ntago ariko byagenze. Reka rero tubasabe ni ukuri, uyu ni umugisha w'Imana, ni mu butanguranwe. Cyane cyane uyu mwana we ni agakobwa keza, kandi ubagize inshuti, ukabagira bamwe mu bantu witaho mu muryango wawe, ukavuga uti aba mbagize abo mu muryango wanjye, ukajya ubahumuriza nk'uko babikubwiye, byaba ari iby'agaciro. Tubashimira, ariko nawe tugushimire nimba mu byo utubwiye nta kindi wenda wumva gitsika umutima wabwira abadukurikiye dusoze. Urumva nta kindi wababwira? Rero turashoje, sibyo? Ikindi nababwira, ndabashimiye. Yego. Mwebwe mwese mukurikiye Mwana TV, nkaba nzishimira inama zanyu. Nibyo bazakwishimira, humura kandi ukomere. Gusa nawe umenye ko runo rubuga ntitwabura kuvuga ko baba ari inshuti zacu, baba atari n'inshuti zacu, bashobora kurureba, bashobora no kubona nimero yawe. Abantu baba ari abantu batandukanye. Uzaza uzamwakire kandi umenye uburyo bikora nk'umuntu
ubuzima waciyemo bushobora kukwigisha cyane rwose. yego reka rero tubashimire bakunzi b'Umwana TV, ni ukuri muri inshuti zacu z'akadasohoka, uko bukeye n'uko bwije duhora tubifuriza umugisha uturuka ku Mana. Mumererwe neza, ibyo mukora byose Imana y'amahoro, Imana ibakunda ikomeze ibagirire neza. Reka tujye twibuka kugirira neza abababaye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mubabarane n'abababaye, mwishimane n'abishimye. Uyu mudamu n'umwana we barababaye, ariko baba ibyishimo kuri wowe, kandi gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Ntekereza ko umuhumurije nawe ukabona yishimye, nawe ibyo ukora byose byahabwa umugisha n'Imana. Mbashimire cyane kandi mbabwira ko mbakunda. Nitwa Emmanuel Kanani. Imana y'amahoro, Imana idukunda kandi ikishimira ko tubayeho neza. Ibishimire kandi mugubwe neza.